nk'abagabo ubundi twebwe hari ukuntu twivuga fasha niwumva ahubwa ko twagiye none reka ngire ntindira ukota amakoto ukotanye n'abakunzi b'umukirukennye ndi intore idatoranye itoratora amata atera ubwuzu bwiza bwuje ubuntu ndi ruganze intwaro ugabiwe nanjye ubugira neza agabira abandi agaca ubugugu bwuje cyane muri rubanda butarangwaga muri gakondo nsusurutsa abandi gusa sinsamara shaho kuko nasanze muri iyi minsi abasazi basa n'abasizoye ntabara nk'uwitabara sintererana batewe maze abateye bagatabwa muri yombi y'abategetsi baburungano rwanjye baribaza bataka gasaza kibumbiye mu isura y'akana kakiri akajeni hoya burya umuco si ugucura kandi si no gucumbagira ahubwo ni ukumenya agaciro kaciriwemo na rudacibwa cyo mucyo tuwusigasire basa niwe ntabwo tugira ibigambo byinshi yego ngo keza urutabeza ngo ukunda kubi mu magana y'isuruta na zahabu I never cheat you cause I need you. You know that I'm one who will never leave you. Miss Mova, Miss right now I miss you. Ho kakuri kesu kabana mwiza mu maso hawe arutana herake. Ndagushuhuje wowe ukurikiye ibiganiro tukugezaho isaha ku isaha ndetse umunsi ku munsi waba uri mu mahanga waba uri mu Rwanda ndetse n'ahandi ntabashije kuvuga aho uri hose upfa kuba uri umukunzi wacu kandi ukaba dukurikiye nkwifurije ibihe byiza aka kanya ndi kumwe n'icyamamare koko yewe umva noneho bajyaga bavuga batarabona aha reka manze mbabwire yuko ubaye uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se wibereye no hanze ushobora ubu ngubu kuba wagana company bita Mix Venture ikabasha kukugezaho ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye twavuga nka web design si icyo gusa bashobora kukugezaho ama software ibintu bijyanye na optimization hosting and domain name ibyo ni ibintu bagukorera video edit wakoresheje ubukwe ni ibintu bazobereyemo cyane kabisa ubaye bakeneye rero ushobora kubahamagara kuri 0788 cyangwa se ukabasanga kuri www.mixventure.rwa bakabasha kukugezaho ibyiza gusa baherereye mu mujyi wa Nyanza hariya mu majyepfo rwose uzamuka hariya mu mujyi rwagati ugana ku bitaro yes ugana ku karere uhita ubona icyapa kinini ibumoso bwawe cyanditseho ijambo Mix Venture Company Limited mu etage ihari hafi na Airtel kabisa ukagenda bakagukorera neza cyane ku giciro gitoya hanyuma rero bro meze bite ni fresh wakigabo wanteye ubwoba koko mba ndi aho ngaho nyine tu nawe ndakubona ariko ni neza hanyuma se ubu se bakwita ndese amazina yanjye ni Equalizer ariko nk'abagabo ubundi twebwe hari ukuntu twivuga fasha niwumva ahubwa ko twagiye none reka ngire ntindira ukota amakoto ukotanye n'abakunzi b'umukirukennye ndi intore idatoranye itoratora amata atera ubwuzu bwiza bwuje ubuntu ndi ruganze intwaro ugabiwe nanjye ubugira neza agabira abandi agaca ubugugu bwuje cyane muri rubanda butarangwaga muri gakondo nsusurutsa abandi gusa sinsamara shaho kuko nasanze muri iyi minsi abasazi basa n'abasizoye ntabara nk'uwitabara sintererana batewe maze abateye bagatabwa muri yombi y'abategetsi baburungano rwanjye baribaza bataka gasaza kibumbiye mu isura y'akana kakiri akajeni hoya burya umuco si ugucura kandi si no gucumbagira ahubwo ni ukumenya agaciro kaciriwemo na rudacibwa cyo mucyo tuwusigasire wala mabro na yewe harya bavuga guma wakigabo niko se ibi bintu se warabivukanye ibi bintu mani ni ibintu wisangamo nawe gutyo tu ugasanga bikurimo nese uvuka ibwami oya ntabwo mvuka ibwami mani mvuka mu baja b'ibwami umva nabuze icyo mvuka ntakunda ariko none se amazina yawe bwite witwa nde amazina y'ababyeyi ari no mu ndangamuntu ni bishaka Frank aka amazina y'ubusani ni Equalizer tu Equalizer bishatse kuvuga iki Equalizer biva ku nshinga iko ni ibintu bingana hanyuma Equalizer ubwo ni ukuringaniza cyangwa se kunganya yego ibintu bimeze gutyo tu umuntu ukubonye bwa mbere niki wamubwira akahita amenya
equalizer ni muntu ki Equalizer. ku buryo ni mu magambo make ku buryo itavuga ngo n'uyu nguyu turi kumwe abasani buriya ntabwo tugira ibigambo byinshi yego ngo keza urutabeza ngo ukunda kubi mu magana y'isuruta na zahabu I never cheat you cause I need you. You know that I'm one who will never leave you. Miss Muba, Miss right now I miss you. Ho ho kakuri kesu kabana mwiza mu maso hawe arutana hera kesa ikekekekesa yeah kra yewe bro Yo. uratwika koko nk'imanukira wa kintu gake gake ngaho ubu se ko bajya bavuga ba Irene ko bajya bavuga ngo niki Irene ndaha muri ndahabisa niko none se iryo jwi ni iryawe cyangwa hari ukundi kuntu bigenza kugira ngo rize ijwi ni iryanjye nta muntu naritiye rwose n'ubutanumpamagara uzumva ariko wakundi cyakoze congratulations bro thanks ufite impano kabisa ibi bintu wabitangiye ryari en fait nyine urabona ibintu bikurimo biba bikurimo natangiye ndirimba muri korali hariya mu Gatenga kiraho nyine ndakura korali nyivamo school njya muri korali mpura n'abasani noneho ngera aho ngaho ntangira gufata agakaramu nkandika natangiye nandika gospel noneho gospel nkajya numva ntago ari inganzo yanjye fresh uri gufata nawe nyine tu nka compose turirimbo nkajya kuri gitari nka compose fresh nza kumva nyine ari ibintu byanjye ngera aho njya muri studio nyine ubu rugendo ruracyakomeje yego I'm just started. Alright, hari ikintu kigenda kigaruka mu itangazamakuru umuhanzi wese ugasanga yatangiye muri korali ariko ugasanga byarangiye ayivuyemo ni iki kibatera kuva muri korali kandi ariho mwamwigiye ibyo bintu kuki atari umuguma ngo muhateze imbere buriya rero yego kamvuge nko kuri side yanjye ni kuvugira abantu wenda kuko abantu baba bafite impamvu zabo zitandukanye yego nkanjye kugira ngo mfate decision yo kuva muri korali nuko nyine numvaga hari ibindi bintu hari ikintu kiri kumpushinga gukora skill nkumva nyine ibyo biryoshye ndakubita n'umuntu akangati ewana kabisa salute gospel nyine nago bigwamo fresh nanjye ariko nkumva nibyo biryoshye n'iki ngeze aho mfata umwanzuro ndavuga ati ewana ibi nibyo bintu byanjye aha niho ngomba kuba ndi kuri izi saha umaze gushyira hanze ibihangano umaze gushyira hanze abantu bashobora kuba babona ni bingahe ubu ngubu rero indirimbo imaze kugera hanze yakozwe ni imwe bayita Lolo abantu banagenda bakayisacinga bakayireba kuri channel yanjye yitwa BJ250 niyo yonyine nakoze audio yakozwe na Nelo Beat video lyrics yayikorwa na BJ250 n'ubundi niyo ndirimbo iri hanze kugeza ubu izindi ziranditse nyine urabibona ibiceri ibi bintu bisaba investment iri hejuru cyane kandi ahantu umuntu aba akura tu ndacyaniga bro ariko iyo Lolo bayireba kabisa bakumva vocals ni indirimbo nziza kabisa uraturirimbiraho gatoya kuri Lolo yego Go maybe I'm dreaming of you, lo lo lo. So what if I'm dreaming you? Yeah. Niba tuberanye, mu mutima mbona dukwiranye. Sinzi uko njye natuza nakufite. Ninahitaji kucheza nawe usiku. Nyerurira mbwira icyo ushaka nanjye nkwereka uko bakunda I give you all my heart I give you all my lolo my lover yala nibyo kabisa inspiration iyi ndirimbo ya Lolo hari ukuntu nyine ubona abantu bari mu rukundo yego nabonye abantu babirimo neza fresh nyine nkabona umubebi n'umusani ewana ni neza kabisa mfata agakaramu ndandika indirimbo biraza gutyo njya studio nyine ndarecordinga igihe cyo gushutinga kigeze ndashutinga n'inzozi ki inzozi rero ufite kabisa ukavuga uti
ndifuza kugera ahangaha. Nkuko nabikubwiye iri ni itangiriro. Yego. Umuntu aba afite ahantu ashaka kugera. Nanjye nshaka kugera ahantu kure cyane ku buryo uyu muziki uri mu Rwanda tugeze ahantu kure cyane man. Umuntu ashobora kubivuga abantu bakavuga se kano gapeti ni iki ariko I have a dream. Okay. Kuki se ba Harmonize turababona bakubita Tanzania, Diamond Platnumz ni abantu nyine umuziki wa Afrika hari ahantu bawusize. Nanjye rero mu nzozi mfite ngomba ewana gukora cyane ku buryo umuziki wo mu Rwanda ngira ahantu ngugeza. Gusa ibyo bintu ntago wabyifasha wenyine. Yes. Bisaba ko hari abantu mufatanye mu rugendo, abanyamakuru, media, abasani ikindi kintu navuga abantu bafite uduceri nibagerageze binvestinge mu bahanzi. Yego. Aka kanya ubarizwa hehe? Waba ufite management cyangwa uri gukora gutyo gusa? Na management mfite ibintu nyine ndikorana tu n'abasani banjye. Okay, ubwo barabyumva hari abantu hari abafite amafaranga ku mugani nibe investize umuziki w'u Rwanda tugeze ahantu kure hashoboka. Hanyuma hari umuntu wakunze ibihangano byawe, hari umuntu wakunze kuririmba agira utubazo twinshi yibaza. Reka nse nk'umubariza yenda arahari. Mubariza nta bikomeye kabisa. Aka kanya nk'umuhanzi ufite umukunzi muri kumwe kuko indirimbo zawe zirimo no kuntu zirimo urukundo wabyumvise? Yego. Ubu ngubu ndi single tu nta mukunzi mfite. Uri single? Single searching, single serious? Single searching, reka mbivuge gutyo. Okay. Ubwo se hari icyo batumva? Barabyumva. Mu rukundo uri muntu iki? Mu rukundo rero ndi umuntu udakunda kubigereramo amahirwe cyane, sinzi impamvu. Ntabwo ari ibintu byanjye kabisa. Ntabwo nababeshya. Ntiwasanga batera imishoti? Oya, ubwo bo barayintera. Okay, uragerageza twibutse abantu bagukeneye ahantu bakubonera bagusanga. Abantu banshaka rero nkuko nabivuze mfite channel inyuraho ibihangano byanjye DJ250 bagenda bakareba n'utundi dustaff twose tuba twakoze turakora mani ntago ari ibintu bya. Hanyuma kuri Instagram ni pop_equalize. Pop_equalize. Facebook nabyo ni pop_equalize. Ni nizo nkoresha. Okay, equalize kabisa. Njye nemeye nashimye ahubwo abafana batubwira umva. Wamusore nkabanza ngukoma ikindi kintu. Umva kandi na uratinzamo. Ubwo zubura cyari mu biki. Ubus. Kambanze ngukome mani. Ya. Ngo ntabwo nzijyana kutabyipeberanye bizakura nanumwe nanzakwama kutanyetroducinga bizacanga nanumwe bambenyuzuza bambetumika bambenyuzuza wizuyaza namika. Alright bro, ndemeye kabisa man. Jomba kabisa. Ndemeye. Uremeye kabisa. Abantu rero babyumvishe, abantu bumvishe ko urarenze bro, urarenze. Bagukurikire ku mboga wazibahaye. Hanyuma ndakwifuriza gutera imbere kabisa. Kandi ntuzacike intege. Hanyuma wakoze kwitabira. Mwakoze namwe kunyakira. Ndabashimiye. Yes, abantu bagukore subscribe, bagupromoting, banasharing.